Ese wowe nagabi. Ko mudakomeje ngo mugire urugwiro nk'ubwo mwari mufite. Makuru yawe. Kutande bose kusoni zikwishe. Ariko Matiya ugatinya ukambeshya mara ukagene. Shaka kumpanura iki? Shaka kugira inama. Haya ntabwo nkubeshya ahubwo ni umukristo wagize ibibazo bageze mu rugo uvuye ku rusengero asanga ibintu byose babyibye none ubu ngubu tukureba uburyo twashyira hamwe dore ko twamufasha rwose pe. Uri n'umuntu mwiza. Umuntu ugiye kuza mukabana nk'umugore n'umugabo. Aha. Ibyo ngibyo se wabikoye kandi reka mu izina rya Yesu ibyo ntabwo byaba hafi rwose ntabwo byashoboka pe. Nyamara nubwo ntaramumenya neza ariko buhoro buhoro nzagenda nkutahura. Gusa icyo nakubwira ushaka wakisubiraho. Mbere na mbere Diro boss twe twavuganye yazubahirije. Yabisoje kabisa. Amafaranga yashyizeho kare neza urabyizeye. Sifone singiye ariho rwose. Uzanye bya bindi ngo by'ubuhuha. Ngo urabona ngo emuti. Ntago nakubeshya urumva atashyizeho natamubwira. Umva rero mbabwire. Abizi neza Joshua dare kakagwa karishya suki si kirekire. Kaca hano kavuye gusengera hano hepfo kuri rwa rusengero. Gaca hano buri saa 6 n'igice. Kaba gahaciye ndashaka ko twite tugafata tugasoza igikorwa hakiri kare tugashyira boss akaturiza amafaranga cyo twigendera. Ngiye mfite amakuru, ari amakuru bampaye. Aka kanya cyangwa wamwumvishe kuri telefone tuzabona. Arimo avuga yuko uyu munsi ntabwo yigeze ajya gusenga ntabwo ari buca ahubwo ari mu rugo mwe muze tumusange mu rugo. Yiriwe mu rugo uyu munsi. Yiriwe mu rugo neza. Ndabizi neza ari mu rugo. Ari mu rugo Joshua. Sibi tumusange mu rugo. Noneho dore ni saa 6 n'igice. Nibwo n'ubundi yari no kuza kuko birashoboka ko ibyo uvuga ari ukuri. Reka tugende. Ndashaka ko nibura saa 12 boss abonye igisubizo gifatika. Kaduha amafaranga tukarangiza igikorwa hakiri kare. Ahubwo nibyo muri gutinda twihute. Uretse mbabwire. Ngiye reka mbabwire urumva nitumuko tumufashe. Umva mumbabare manze mumumeho gatoye manze mukomagure mwemeza ariko ntago yavira ibuke ibintu boss yatubwiye. Boss yatubwiye yuko Joshua tugomba kumujyana nta gisebe nta rwara mwamuriye nta kintu na kimwe mwamukoze tugomba kumujyana uko yakaba ahubwo turi gutinda wana turi gutinda tugende nta kibye turabivugana tugende nyine mwe muze tugende mane mwigumya gutinda sibyo ibintu byo gutinda gutyo mwebwe bangu ariko urabizi sheri mu bantu bose batuye ku isi hose yaba beza yaba ameze gute nta mwiza ndabona uhwanyije ubwiza nawe. Ariko nawe rwose ibyo nibyo koko ariko mumubeshya nibyo rwose n'umugore wawe se ndamuruta. uzi umugore wanjye mbwire kuva uriya mugore kuva yansiga akanta akagenda yamvuye ku nzoka ndetse no ku mutima amvamo aragenda. Base nawe rwose uyu munsi
mwiza urabona umaze kumenyera Umaze kumenyera rwose. meze neza Meze neza nta kibazo. ndabona amasuku yamereye nabi Yego. biteze Ni byiza. uri gukora wenyine se Oya nta kibazo. Umaze Ariko kubimenyera. Niho hari utundi turimo arimo hanze. ese ubundi ahangaha hari ibyo utazi Oya ntabyo urebye. bigaga mu kigo cyiza kiri mu mujyi ndumva nta bishyashya biri hano Nta bishyashya rwose. Alice ngo agiye he Nawe hari utundi turimo arimo hanze. ni byinshi se ngo nanjye mbafashe Oya nta kibazo. Abakobwa babiri mu rugo oya nta kibazo pe. nanjye ntabwo nabura icyo nkora Oya nta kibazo turahari turahagije twabikora nta kibazo. ibyombo bimeze neza Byose birateguye nta kibazo. naho ubundi Shadia rero Ndakumva. umuntu se ko kubaho ndi mu rugo cyangwa se uri mu rugo rwiza utari gukora usanga nabyo nyine birajenana iyo wamenye gukora nyine urakora Ariko nta kiba kigoye kiba gihari. ntamuneka imirimo Aba ari ntimukayimare isanzwe tuba twabikoze nta kibazo. nanjye nzajya mbona utwo nikorera Yego nta kibazo twakubwira ariko urebye mva nta kigoye bisa nkaho nta n'imirimo iri hari pe. gukoropa iyi nzu wagira ngo iyo ntakoze nawe ari ibyo aba yarwayemo ubundi ntushobora no kwicara hamwe ugatuza. uzi intambara y'uyu mukobwa no kugira ngo mfate ku cyombo reka data igikombe ishwi ntashaka ko ngifata mumugira ngo mbe nk'umuntu ufite ubumuga Oya ariko se ni ubumuga reka ntabwo warakoze cyane Oya rata nta n'ikiba kigoranye kiba gihari nta mirimo iba ihari pe. Ariko abarwanira imirimo akumva ko byose yabikora. ubuze mbwira Turi abakobwa babiri. Shadi mbwira ukuntu azaza agafata umuntu yitura abakobwa babiri hano N'uwabibona rega yadusika. nawe uramenye tuzaduheza ku ishyiga ahubwo Bazatuma nta bantu batubenguka. umva rero ariko reka mbabwire mwese muri abakobwa Yego. iyo umuntu ari mu rugo biba bisaba ngo agire ikintu akora uyu munsi ushobora kuba ukennye ejo ugakira cyangwa se uwari umukire nawe agakena iyo rero utashyize amaboko mu mifuka ukamenya uko ukora buri kintu cyose ukagikora njyewe mbonye amahirwe no guhinga nahinga sibyo biba bisaba ngo rero ukore kubera ko icyo umuntu ari cyo aragiharanira utarakoze se byagenda bite ku rundi ruhande birumvikana ubu nakoramo siporo nanone buriya nanura n'amaguru biba ari ngombwa hatazagira rero nugera mu rugo rwe yarangiza akavuga ukabona umugabo abakozi bari aho ngaho n'iki ukajya wicara ubundi bajya bavuga ngo abagore b'abakire niba ariko nabyita akaba ari no mu rugo aba afite telekomande ku mukozi telekomande kuri televiziyo telekomande ebyiri ngo arazicarana ariko ntabwo ari byo sibyo gusa ni byiza ubwo mba mbona namwe mu byitoza dore mwese umaze kuba inkumi dore wagira ngo uramuruta noneho aracura Oya rata. narata ni kwa musaza wajya unisanzura ntabwo nawe tuye guteka mu kanya bafata usanga tutarahishe nta kibazo nyine ubwo kandi mwakamaze ndabizi ko n'inkono mutatuma batekera ariko nawe tuye guteka ujye kumfasha ibyo wize nyine bishyire mu bikorwa cyane Ubwo nibyo turakubwira. sawa murakoze yego wagera ahandi kwa John haruguru yego nta kibazo rwose reka ngo nimero ye yes
urasoje nashoje sore ni ariko nyakanimero zaba umukozi wacu dutwarira maze amadokima amakozi akazi kari kugenda neza ntikora ikibazo wowe se bimeze bitera mbogamizi uheruka guhura nazo yaya nazi akazi kameze neza nta kibazo naho abantu baheruka kuza bakureba baranyibukije ejo ndi haje ariko sinzi hano ku kazi sinzi impamvu ni kesi ya kabiri ejo ndi nahasanze umutipe nsanga yicaye yari hanze muri jaride ndabona ni umutipe yambarishijwe ingofero ubona uri muri indisipurine ukuntu yicayemo mubaza icyamuzanye ambwira ko ngo yahaje kureba umukozi wacu ndambwira umukozi ninde ambwira ko ngo yashakaga Joshua ndabwira Joshua muziranye nyine birancanze ariko gusa narambwira ko amushaka no muri kampani cyangwa se ngo nzamubone hano hafi n'akazi ambwira ko atazongera kuhagera ubusore ko nzi ko bamamisa badakoresha abasore ubu ni bande simbizi Joshua ushatse kandi baragushakira iki sinzi Joshua ashobora kuba afitanye komunikasiyo n'abariya abantu ntabwo nanjye mbizi umuntu umeze nk'ibande se ko Joshua ari umuntu ubona mu masengesho baba bahuriye koko cyangwa ntabwo ari kumugenda bamenya bamenye yewe umuntu se katajya guhura n'imbogamizi n'izo ariko ibyo tubyirengagiza ahandi nta kibazo umwana ajya neza mbaje kumenyera neza nta kibazo ntabyo yisanzura aho ntukumve yuko nyine ndumwabusha abantu ya mpamagara mu izina ryanjye ntacyo bibaye ariko birandyohera nanjye noneho ibyo twakoreye muri ofisi numva nyine ariko kuryoherwa n'akazi reka turaho tururungano iyi niyo mpamvu dukora akazi rero no kuganira biba bikenewe si akazi wazajya ugahoramo utarerase kanagize umugisha ariko numva meze neza iyo twakoranye muri ofisi rero nkumva ariko nakwiye gukora akazi nanone nkavuga nta kundi reka waje uri umugisha ukenewe pe nibyo aba ni ab'akazi se ariko nanjye ndaza kubitaba nta kibazo yajya bitaba abantu udatazatuma duhura aya abangaba ni abari kumpamagara nyine bambaza iby'akazi n'ubundi kandi naza no kubitaba nashyinzwe mu kazi nta kibazo nasi ubundi undi nawe tujya he gufatira he ranci ranci rero ndashaka guhindura wageze tukajya amasara ikibazo erega tugomba kuberana n'abantu twisanzuranaho nta kibazo ntabwo buriya no excuse me sinakomeje kubita wavuga kweli ariko buriya rero sangira nawe uramakariye aho bwira byumve ukuntu nyine hari ukuntu burya mba mbona nyine wenda ni sometime wagiye wenda naba
mwubahutse bitewe n'abantu muba muri kumwe. Sibyo uri ku isazi. Kamusi. Okay, thank you. Saka dukomeza akazi rero bari. Uko nzakubona. Asante. umva sheri ufite amatako meza we. Pasiteri nawe bose ubanza wabashaka gutera urwenya. Si uko nkureba numva urukundo ruzamutse muri njyewe. Ndarimbwira yuko ngukunda cyane rwose. Umva nagukunda bihe byahebuje. Biratangaje. Ubuse ni gute ukunda umuntu utazi koko? Umuntu ntazi? Reka. Ntuzi ubwo cyambere ko twaramenyanye sibyo? Rero uyu munsi urumva ikizima nuko wowe ufite urukundo ruhambaye kuri njyewe. Cyambere n'urukundana sibyo? Kandi kuba nkunda nanjye nkukunda nta birenze birimo sibyo sheri? Mugenda gutese? Nta kibazo gusa uri kwihuta cyane bikabije. Tundi ugenza ibintu gakeya nizanye ikintu cyose ushaka ndi bukigukorera ariko itonde bigenze gake. Ahubwo iri kote rikocohera. Wabunga nizanye hese. Ahubwo abandi banza ahangaha wenda ari hanze ukaba wagize udusoni. Ukaba wagize isoni zo kunsoma. Ariko reka mubwire reka mujyane ahandi sibyo? Mujyane mu nzu hejuru mu cyumba. Tugende tujye gufiringa urukundo rwanjye nawe. Hakuntu ureba umuntu usenga nkawe umukristo nkanjye umupasiteri umva ni sawa? Nta kibazo rwose. Nta kibazo pe. Umva ahubwo ndabona reka kunyibagiza uriya mugore wanjye. Reka tuzamuka tukiri urukundo rwiza none rwose ndagutegura utuntu twiza rwose sheri wanjye. Asobona gutebasha uranshobora simpase abashobora abantu rwose uyu munsi ni urukundo rwanjye nawe rwose Awote umunsi nawe urukundo mufitiye uyu munsi wambaye rwose. Aho se ngo nize dushaho gatoya. Iri hariya egera kujya ngoshe sibyo? Ugere vuba kandi umugisha y'Imana urakoze rwose. Pasiteri ndisana. Sheri, wajya uratinda
ndatinze se ubu Watinze rwose. nari bwo ngiye ndagira ngo rero rero kuba icyo ushaka nakiye si ubundi tuganire Shaka mwiza. Aryoshye rwose. Shusho ndagukunda cyane. Yego. None se hari ntabwo nkunda. ndagukunda cyane pastor